inshuti bakunzi ba Dabook TV n'ishuri ryo gusenga TV, nongeye kubasuhuza. Dashe mu kiganiro nabijeje, ndabizi neza rwose ko Imana yagumye kubana natwe kandi ndayishimira ku bwa byose. Iyo yaturinze umunsi ku gacikibu tudakoze amaksida, hari ibikorwa biba byacitse hirya no hino, ariko twebwe tukaba tugishima, twumva tukwiriye gushima Imana. Imana ishimwe rero muri byose ko ikomeje kugenda ibana natwe, itwigisha. Ikiganiro cy'uno munsi kiri buvuge kuri predictive history, cyangwa se ku mateka y'igihe kigiye kuza. Ni specialite iri kugenda iza, kandi ni specialite y'ubuhanga cyane. Buriya n'iki gitabo ubona cyitwa Homo Deus, une brève histoire du futur, ni predictive history. Ni ukuvuga ngo umuntu Imana, incamake y'amateka y'igihe kizaza, nayo ni predictive history. Ariko nk'uko nababwiye, ntabwo predictive history ishobora gukorwa n'umuntu utarigeze wiga amateka. Niyo mbabwira ngo amateka ku isomo ry'amateka ni isomo rikomeye cyane. Uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo siyanse, amateka, ubuhanuzi bihuriye ku mwanzi uzatsimbura Antikristo mu ntambara ya Harimagedoni. Siyanse, amateka n'ubuhanuzi bihuriye ku mwanzi uzatsimbura Antikristo mu ntambara ya Harimagedoni. Tugiye gufata umwanya wo gusenga, hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uno munsi. Mana, turagushimye, turaguhimbaje, uri mwiza. Dukunda kubwira ko ubereye mwiza, wagutegereje n'ubugingo bwo gushaka. Uri mwiza ibihe byose, kandi ntabwo ujya uhinduka, ntujya uboneka agacu ko guhinduka. Twebwe abana twe dushobora guhinduka tukakuvaho, ariko wowe ntabwo ujya utureka. Reka rero duceceke, tuguhamagare uzuganize ubwoko bwawe, tuziye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Hari indirimbo naguyeho ndi gukora ubushakashatsi yanejeje cyane, nshaka kuririmbaho agace gatoya. Ndumva abantu bakishijwe kera bayibuka. Reka nyishake. Ni agace gato. Shima mwana, reka tuyitangire. Tugushima Mana y'umurava, wita ku masezerano yawe, wakunda kugutegereza, yabasha gukorwa n'ikimwaro. Nageze iwawe umera data, mbona ababyeyi, mbona umuryango, kandi amasezerano wampaye azambera impamba mu rugendo. Iririmba narabohowe, Yesu yampinduye umwana w'Imana, ibyabashaga kuzanyihebesha, ntabwo nkibyitahurwa na Yesu, ibyabashaga kuzanyihebesha. Reka dusubiremo tuyitangire. Ni agace gatoya numvise. Gushima Mana y'umurava, wita ku masezerano yawe, iwakunda kugutegereza, yabasha gukorwa n'ikimwaro. Nageze iwawe umera data, mbona ababyeyi, mbona umuryango, kandi amasezerano wampaye azambera impamba mu rugendo. Iririmba narabohowe, Yesu yampinduye umwana w'Imana, ibyabashaka kuzanyihebesha, ntabwo nkibyitahurwa na Yesu, ibyabashaka kuzanyihebesha, ntabwo nkibyitahurwa na Yesu. Nari uwo kubarwa mu bagowe, no kwiganyira iby'ubu bugingo. Nahuye na Yesu aranyakira, byose arabindenza ndaruhuka. Igihe nagombaga kwigunga, ndiye nyine mbuze uwo kwisunga, umwami wankunze aranyakira, ateregana kumenyekera.
zaririmba narabohowe, Yesu yampinduye umwana w'Imana, ibyabashaka kuzanyihebesha, ntabwo nkibyitaho nkundwa na Yesu. Yo, haleluya! Kera twajyaga turirimba neza cyane indirimbo z'igitsikamutima. Tugeze rero mu kiganiro cyitwa Predictive History, ariko turavuga kuri teme ivuga ngo siyanse, amateka, ubuhanuzi bihuriye ku mwanzi uzaturuka, uzatsimbura antikristo mu ntambara y'i Harimagedoni. Mbere y'uko ntangira iyi ndirimbo menye ihagaritse. Mbere y'uko ntangira hari audio nshaka kubumvisha, umuntu anyoherereje, ni umugabo w'umuhanga cyane. Hari igihe abantu batekereza ko ni umugabo w'umuhanga cyane, wize imibare guhera mu wa mbere segonderi kugeza muri doctora muri university, akaba ari muri PhD nyine, ariko yararangije PhD, ari muri post doctorate mu mibare gusa. Mwamwumvise? Yize imibare guhera mu wa mbere wa segonderi math physique, yiga muri university, yiga imibare, arangiza lisansi mu mibare, ajya muri maîtrise mu mibare, ajya muri doctora mu mibare, doctora arayirangiza, ari muri post doctorate mu mibare. Arankurikira kandi aranankunda cyane. No mugabo yanyoherereje rero audio ariko ni video yakoze na Ismail Mwanafunza. Yagira ngo nyine ambwira ati abo ngabo bihorere, ariko nta kindi kintu yavuze. Yanyoherereza iyo video, nagira ngo muyumve agace gato itangira, hanyuma dukora ikintu tugira ibintu tuvuga kandi bikomeye, nubwo muri buze kunseka bwose. Ni ya Ismail Mwanafunza, nawe yavuze ngo mwitegure inzara na inflation. Ahari ubwo ari Ismail Mwanafunzi, atari bose kubivuze, cyangwa yenda ngo reka muramwumva. Kamwumve Ismail Mwanafunzi ibyo agiye kuvuga. Ismail Mwanafunzi ko atabanguka. Mu gihe intambara irimo kubera muri Iran ikomeje, izamuka rikabije ry'ibiciro bya petrol ryatewe n'uko ubwikorezi bwayo bwahungabanijwe mu muhora wa Hormuz rikomeje gutera impungenge zikomeye hirya no hino ku isi. BBC na Al Jazeera banditse ko bitazaba ari igitangaza akagunguru ka petrol nikagera ku madolari 200 mu minsi ya vuba. Ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka nibwo Ibrahim Jabari, umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo za Iran zidasanzwe zishinzwe kurinda impinduramatwara IRGC, yatangaje ko umuhora wa Hormuz unyuzwamo hafi 20% bya petrol na gaze byoherezwa ku isi yose wafunzwe. Ni icyemezo cyatumye ibiciro bya petrol bizamuka birenga amadolari 100 ku kagunguru kamwe. Gusa impuguke mu bucuruzi mpuzamahanga ziravuga ko hari ikindi kibazo gikomeye kiri hafi kuza gitewe n'iyi ntambara kizabangamira cyane umutekano w'ibiribwa ku isi. Ikibazo cy'ibura ry'ifumbire mvaruganda ifite uruhare rukomeye cyane mu musaruro w'ibiribwa. Iyi rwose ngo igomba kuba igiye guhenda ku buryo bizagabanya cyane ingano y'ibiribwa ku isi. Kubera iki ifumbire igiye kubura, isi yaba igiye kwinjira mu gihe cy'inzara ikomeye cyane? Reka tubivugeho. Buriya ahantu hose winjiye mu masegonda 10 bakikubona baba bamaze kumenya niba uri umuntu wo kwizerwa, niba uri umusirimu, niba ugira isuku, niba uri umuntu mwaganira, byose bagendeye ku myenda wambaye. Ikibazo nuko tugura iyo tubonye yose, aho tubonye hose. Nyamara igisubizo kuri iki kibazo kiri mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2000 muri Golden Fashion.
abantu bahamagara rwose ubu ngubu koko nk'uyu anyiciye gahunda kubera iki? Imana imbabarire rwose. Ubu murareba dore dukomeze twumve. kositime nziza zigezweho, amashati, inkweto, imikandara, imyenda ya siporo yo kwambara muri weekend, imyenda y'abagore yo kujyana mu birori no mu kazi nk'amakanzu, amasakoshi, amasaha agezweho, imikufi myiza, inkweto z'ibirori, izo kwambara mu kazi no muri weekend, byose muri Golden Fashion. Dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya T2 Mil mu ruhande rwo hepfo imbere yo kwa Ndamage. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 07 88 35 91 cyangwa 07 88 2053. Wowe tekereza umwenda ushaka wose turawufite. Hafi kimwe cya kabiri cy'ifumbire ya ure icuruzwa ku isi yose ari nayo ikoreshwa cyane kurusha izindi mu buhinzi, ndetse n'ingano nini y'andi moko y'ifumbire yoherezwa mu bihugu bitandukanye ku isi ivuye mu bihugu byo mu Kigobe inyura mu muhora wa Hormuz. Ibi bivuze ko ifungwa ry'uyu muhora rihita rishyira mu kaga ubuhinzi bw'isi yose. Ubwo nta kintu nashana nuko nanga kuhangana na ibyo publicity iri gucamo ngo birutinze. Hari umuntu waruhamagariyemo nawe aranderanje kandi biragaragara ko atari Imana ari tunyahamagara. Nuko ariko nari ndi kubabwira ngo hafi kimwe cya kabiri kimwe cya kabiri cyangwa kimwe cya gatatu mwabyumvise ifumbire ikoreshwa mu buhinzi ku isi ica mu muhora wa Hormuz. Ni ukuvuga yuko ubuhinzi ku isi yose bugiye guhura n'ikibazo gikomeye, kandi ubuhinzi buhuye n'ikibazo gikomeye haba hagiye gukurikiraho inzara. Nicyo bita cyo ni predictive history ariko yoroshye cyane yo guhera hafi cyane. Ikindi mugomba kumenya nuko iriya ntambara yo muri Ukraine yakoze mu nkokora ubuhinzi bw'ingano, kandi Ukraine na Burusiya byajyaga bitanga 75 z'ingano zikoreshwa mu biryo ku isi. 75 by'ingano bikoreshwa mu biryo ku isi, imigati, amapate, byose biva mu ngano. Ubuhinzi bw'ingano muri Ukraine aho muri Ukraine byo byarahagaze burundu, n'ibigega byarimo ingano birabura. Mu Burusiya bahita babifatira babishyira mu ntuze, bakora icyo bita speculation, ukuvuga ngo barabibika kugira ngo bazabyongerera ibiciro mu gihe gikwiriye. Abandi bazi impamvu y'intuze basomye byahishe ibice 6 ku ifarashi y'umukara izatera inzara. Bahita babona ko Bibiliya ivuga ko ingano na seyiri bizahenda, ko ingano zizajya zigura amafaranga umuntu yakoreye umunsi wose. Idenari rimwe ryari amafaranga umuntu yakoreye umunsi wose. Baravuga ati ingano zizahenda, bahita batangira kujya gushaka ingano aho ziri hose barazibika. Ubu habayeho buruse y'ingano ku isi yose. Abahanga bafite amafaranga bagiye kugura ingano barazibika kugira ngo zizacuruzwe mu buryo buhenze. Inzara igiye gutera wa wundi wanyegaga, dore na Israel mwanafunzi arabivuze, kandi si we wenyine yabivuze, kubera ikibazo cyitwa ifumbire mvaruganda. Iki kibazo kandi tugifitiye igisubizo twebwe Abanyafurika, tugifitiye igisubizo twebwe Abanyarwanda bari kutwumva. Ni igisubizo kiri sec, ni igisubizo kiri nta mikino irimo, nta kwica hirya no hino guhari. Igisubizo kirahari cyoroshye ariko giteye isoni kukivuga, kiri sec. Muzahitamo ni ibintu bibiri, ni uguhitamo hagati yo kurya abana banyu cyangwa kurya amabyi yanyu. Kuyarya ntabwo mubwira ngo ni ukuyatamira, ni ukuyafata ukayakoresha mu ifumbire, ukayafata ntuze. Nta rugo na rumwe rwo mu byaro rutagira amatuwarete, nta rugo na rumwe rwo mu cyaro rutagira amatuwarete. Mu mijyi hari n'amatuwarete aba yaruzuriranye bakarinda kuyavidura, sinzi aho babimena. Ariko nagira ngo mbabwire ngo nta yindi solution ishobora kuzatuma Abanyafurika cyane cyane twebwe Abanyarwanda dusohoka muri iki kibazo cy'inzara. Ni ibintu bibiri, ni uguhindukira ku ifumbire ituvamo. Abantu benshi batinya kuyivuga,
ntabwo ndi bubivuge nanjye hano, hari abantu bashobora kumva iki kiganiro bari ku meza. Ariko buriya nta gitaniye n'amase ava mu nka. Aho bitaniye cyane, aho bitandukaniye cyane gatoya cyangwa se cyane, nuko ubwo mbivuze gutyo kugira ngo bicemo nihuta, nuko buriya umuntu ntabwo ajya akora digestion yuzuye. Ntabwo hari amaproteine asohoka mu byo asohora, ni kimwe n'ingurube, ni kimwe, bigatuma nyine bya bindi asohora binuka cyane kurenza amase, ariko byose ni kimwe, n'imyanda iva iturutse mu rwungano rw'ingogozi, rwaba rw'inka rwaba rw'umuntu. Nta yindi solution ishobora gutuma bya bindi by'inenesi z'abanyarwanda, by'inenesi z'abarundi, by'inenesi z'abande, z'abakongomani, by'inenesi cyakora abakongomani bafite ahantu hanini bahinga, inenesi muyishyire hasi. Igihe aya magambo ndi kubabwira azagende agere no kuri minisitiri w'ubuhinzi, haba mu Rwanda haba mu Burundi. Nta yindi solution ishoboka. Nimutarya amabyi yanyu muzarya abana banyu, nimudakora mu mabyi ngo muyafumbize, mufumbire imirima, muzarya abana banyu. Ikindi kintu gishoboka mugomba kumenya, mugomba gushaka igisubizo gisimbura ingano, kandi icyo gisubizo twari tugifite, tukivaho. Ibijumba byahindutse imboneka rimwe, kubera ko abantu bagiye mu by'ibirayi, abandi bajya mu by'ibigori, kandi ushobora gutera ibirayi, ntushobora gutera ibigori udafite izo fumbire mvaruganda. Ibigori ni ukubishyira ku ruhande, ibyo birayi ni ukubishyira, uretse ko ibirayi ushobora kubitera udafite ifumbire mvaruganda. Mugasubira ku migozi yayindi idatangwa na Mosento. Mosento ni ikigo cy'isi yose gitanga amafumbire n'imiti iterwa ku bihingwa ndetse n'imbuto. Mugasubira ku migozi y'ibijumba, mugahinga. Cyakora imyumbati iratinda, ariko hari uburyo ushobora no kuyihinga imyumbati ikavamo isombe. Mugasubira ku migozi y'ibijumba, mugasubira korora utuntu tworoshye tw'udukwavu, ihene cyakora ntizororoka cyane, ingurube, inkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo byoroshye kugaburira, imbata. Mukava kuri ibyo bindi abazungu bajyaga batubwira, nimworore inka za kizungu, nimuzane inkoko za kizungu, reka da. Nongere mbisubire mu buryo buri seke. Murahitamo kurya abana banyu cyangwa murya amabyi yanyu. Kuyarya nta kubabwira ngo ni ukuyatamira, ni ukuyakoramo mugafumbira ikintu cyose gifumbirwa. Mwajyaga muhinga kera, mugasubira kuri bwa buhinzi bwa kera bwo guhinga ibijumba, mugafata imboga z'imbogeri mukaminjagira mu ntuze, ibirayi, ibintu byose, mukongera gusubira kuri bwa buhinzi bwa kera. Niho honyine muzasohoka muri iyi situation y'inzara igiye kumara imyaka 7, kuko byo byarateguwe. Ni ibintu byateguwe igihe kirekire. Ingredient zose z'uko iyo nzara igomba kuza ubu ziruzuye, noneho ikubisemo no gufunga iriya detroit ya Hormuz, kiriya kigobe cya iriya ntuze ya Hormuz, detroit ya Hormuz, icamo ifumbire ihingishwa ku isi yose. Aho ndi kuvugana namwe ni mwebwe mwumva ikinyarwanda, abazungu ntacyo bambwiye. Cyakora cyo mwongera nkabwira abandi bantu bari muri ibi bihugu, dore narababwiye mwanga kumva. Abantu bari muri bihugu by'i Burayi, mutangire kwiga kumisha ibintu. Nk'abantu mufite amafirigo, hari n'abateganya mu gutanga kwinvest amafirigo agura 10,000 bya firigo bifite inzugi zingana gutya, bya ntuze bya inox byiza cyane. Abagore bakunda izo firigo cyane. Aho kugira ngo ugure firigo igura 10,000, ugura firigo igura 2,000, ugure na liofilizateur cyangwa se dry freezer. Dry freezer ni ntuze ikintu cyose iracyumisha, n'amata irayumisha, n'amagi irayumisha, n'inyama, ikintu cyose iracyumisha, n'ubuki irabwumisha, nta kintu na kimwe itumisha. Kandi mu masaha gahita iguha ifu yayo.
ubundi warangiza ukazaba ukeneye amazi, gusubizamo amazi ukarya cyangwa se ukanywa. ubwo sintanze solution haba mu bihugu by'i Burayi haba no mu bihugu byo muri Afurika. Ab'i Burayi bo ntibajya banyumva, baravuga ko ibyo bintu uvuga ni ibiki, koko inzara ishobora kutugeraho gute twirirwa tumena ibiryo? Izabageraho mwabyumvise. Ibiryo mumena ni ibiryo biba byahingishijwe ifumbire mvaruganda, none hacaga ifumbire mvaruganda bagiye kuhafunga. Kandi birahagije guhagarika ubuhinzi sezo imwe, inzara ikikurikirana imyaka nk'ibiri cyangwa itatu. Inzara yari igiye kuza, ba bandi bari kuvuga ngo nitwe tuyitera, n'ubwenge buke bwabo niko baba batekereza, niyo mpamvu babwira ngo birakomeye. Reka rero twinjire muri predictive history. Tugeze turi kuvuga kuri siyanse, amateka, ubuhanuzi bihuriye ku mwanzi uzatsimbura antikristo mu ntambara ya Harimagedoni. Nibagiwe kubabwira gutanga itangazo, umuntu w'umuhanga mu gukora amamashini, mu kwigana utumashini turiya dukoresha dukorwa mu gukora mu buhinzi, utumashini dusya, utumashini twakora ibiryo. Uwo muntu w'umuhanga mu kwigana utumashini ace mu gikari ambaze kuri telefone yo guteranya 1,514,826 guteranya 1,514,826 guteranya 1,514,826 9,706. Umuntu w'umuhanga mu gukora amamashini asya ibiryo cyangwa akoreshwa mu buhinzi, utumashini dutoya abantu bashobora gukoresha mu ngo, ace mu gikari tuganire kuko ndamukeneye cyane. Imana ishimwe cyane. Ibyahishuwe ibice 16 umurongo wa 12 avuga ngo marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini rwa Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Ibice 16 umurongo wa 16, Imana ibateraniriza ahantu mu Ruheburayo hitwa Harimagedoni. Daniyeli ibice 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45 tugiye kuhasoma directe. Daniyeli 11 umurongo wa 40 kugeza kwa 45. Haranditse ngo nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera, kandi umwami w'ikusi ni umwami wo mu majyepfo azamutera, kandi umwami w'ikasikasi ni umwami wo mu majyaruguru azamutera, ameze nka serwakira azanye amagare. Uwo ni wa antikristo. Wenda umuntu ashobora guhera ku murongo wa 36, aravuga ngo nuko uwo mwami azakora ibyo ashatse, yigire munini, yishyire hejuru ngo asumbe imana zose, kandi azavuga ibikomeye bisuzuguza Imana nyamana. Uwo ni antikristo. Azishyira yizane kugeza aho uburakari buzasohorera, kuko ibyagambiriwe bizasohozwa. Kandi uwo mwami ntazita ku mana za ba sekuruza, cyangwa ku gushaka abagore, cyangwa ku cyitwa imana cyose, kuko azishyira hejuru ngo asumbe byose, ahubwo mu cyimbo cyayo azubaha imana y'ibihome. Nuko imana ba sekuruza batigeze kumenya azayubahisha izahabu n'ifeza n'amabuye y'igiciro cyinshi n'ibintu by'ikundiro, kandi azanesha ibihome birusha ibindi gukomera, afashwa na ya mana itigeze kumenywa. Uzamwemera wese azamwogerezanya icyubahiro, abaye gutwara benshi, kandi azabagabira igihugu nk'ingororano. Ngo nuko noneho duhezegeze kuri wa murongo wa 40 ugiye kuvuga bisa n'ibyo twasomye muri Byahishuwe 16. Nuko mu gihe cy'imperuka umwami w'ikusi azamutera. Umwami w'ikusi ni umwami wo mu majyepfo azamutera, kandi umwami w'ikasikasi azamutera, ameze nka serwakira azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandaremo. Uzazana amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi n'umwami w'ikasikasi, umwami wa Noro, roi du Nord, umwami wo mu majyaruguru, azanye amagare n'amafarashi n'inkuge nyinshi, atera ibihugu abisandaremo nk'umwuzure w'amazi.
agere mu gihugu gifite ubwiza aricyo cya Isirayeli. Benshi cya Isirayeli nijye byengera ariko nicyo bisobanura. Benshi bazatikizwa keretse Abayedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni. Abangaba ni abahoze ari abanzi b'Abayisirayeli. Ubwo ni mu bihugu biriya bihugu by'Abarabu birimo Sijorudani ndetse byose biriya bihugu birimo bituyemo Abarabu. Ngo benshi bazatikizwa keretse Abayedomu n'Abamowabu n'imfura z'Abamoni, nibo bazarokorwa mu kuboko kwe. Nuko azabangura ukuboko kwe ku bihugu bitari bimwe, n'igihugu cya Egiputa ntikizamurokoka. Ndetse azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza. Guhindura ni ukusahura. Azahindura ibintu by'umurimbo by'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'igiciro cyinshi byo mu Egiputa. Abanyalibiya n'Abanyayetiyopiya bazamushagara, ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima. Inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zizamuhagarika umutima. Zamuhagarika umutima. Aveyo arakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Aveyo zizamuhagarika umutima, aveyo arakaye cyane. Biriya muri Ezekiyeli ivuga ibice 38 39, Bibiliya ivuga ko Imana izatamika ifarashi ye, amafarashi ye ibyuma mu kanwa, ikamuhindura, ikaza ikamutsinda muri Isirayeli, ndetse ikamuha n'aho guhambwa mu kibaya cy'abagenzi cyitwa Hamoni. Bazacyita Hamoni Gogi kuko ari Gogi. Uyu nguyu ni uyu wa nyuma uzatsinda Antikristo. Ariko inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zamuhagarika umutima. Ave yarakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Ese uko azaba amaze gutsinda Antikristo, inkuru zivuye iburasirazuba zizaba ari izihe zimuhagaritse umutima? Iburasirazuba ni muri Mohenoriya, ni hariya muri Isirayeli. Nuko azumva hari umwami wagiye gushaka. Byanditse muri Yesaya ibice 65. Umwami waje akajya gushaka Abisirayeli bazaba barahungiye i Petera. Turi buze kuhasoma. Avuga ati ni wa wundi wahanuwe kera muri bya bitabo by'abakirisitu, none araje nari maze kwitsinda Antikristo, nari ngiye kwifatira hariya hose ngo nicukurire gaze, nicukurire peteroli, nicukurire ibiki, nkotorere kiriya gice cy'inyanja cyose. Nagira ngo mbabwire ngo gaze irimo hariya ishobora gucanira cyangwa se igatwara imodoka zo muri Isirayeli gusa igihe cy'imyaka 100. Ni utugunguru twinshi, amamiliyari n'amamiliyari. Azaba amaze gutsinda wa mu Antikristo wari ubyicaye hejuru, agiye kumva ngo hari umuntu w'ikimanuka, hari umwami w'ikimanuka wavuye mu ijuru, ngo yabanje aho bita muri Ipetera Ibosira, ndibuze kwasoma, ngo yagiye kugarura ubwoko bw'Abisirayeli bwamaze kuhahungira, kandi bashobora kuza kwima ingoma y'imyaka 1000. Azamanuka rero. Ngo inkuru zivuye iburasirazuba n'ikasikazi zamuhagarika umutima. Aveyo arakaye cyane, azanywe no kurimbura, abenshi azabakuraho pe. Azaba amahema y'ubwami hagati y'inyanja n'umusozi wera ufite ubwiza, nyamara azaba ageze ku minsi w'imperuka ye ntawe uzamuvuna. Reka twumve inkuru zizava iburasirazuba, ziri muri Yesaya ibice 60. Yesaya ibice 65 63. Uwiteka ahorera abantu akabakiza. Izo nizo nkuru zizava iburasirazuba, aho bita Ipetera. Yumve ngo hari umuntu, hari ikimanuka cyagiye guhorera Abisirayeli bazaba bari gupfa muri icyo gihe. Uriya ninde uturutse mu Edomu agahaguruka Ibosira? Ibosira ni Ipetera y'ubu ngubu babita muri Sijorudani, yambaye imyenda y'umuhemba, yambaye imyenda y'icyubahiro, agendana imbaraga zihebuje. Nijya uvugisha gukiranuka, nyiri imbaraga zo gukiza. Ni iki gitumye imyenda yawe itukura, imyambaro yawe igasa n'iyengesheje ibirenge mu muvure wengewemo vino? Niyengesheje umuvure jyenyine mu bantu bo mu mahanga yose, nta n'umwe twari turi kumwe. Ni ukuri ndabengesheje ibirenge ndakaye, mbavungisha umujinya wanjye, maze amaraso yabo yimisha ku myambaro yanjye. Imyenda yanjye yose irahindana, kuko naragambiriye umunsi wo guhorera inzigo, none n'umwaka wo gucungura abantu banjye nawo uratashye.
Imana ishimwe cyane. Izo nizo nkuru zizava iburasirazuba zigahagarika umutima Gogi. Gogi tugiye gusoma ibye muri Ezekiyeli ibice 69, 39, 38, 39. Naho muhumve ijambo ry'Imana ni ryiza rwose, ni ryiza cyane iyo urifata, iyo rihuje na siyanse n'ubumenyi biraryoha cyane. Ijambo ry'Uwiteka rye ni ibya Gogi. Uyu nguyu Daniyeli yabonye mu bice 40 kugeza kuri 45 aje gutsinda Antikristo. Uyu nguyu uzahagarika umutima yumvise inkuru ziturutse iburasirazuba z'umuntu z'ikimanuka cyavuye mu ijuru cyagiye gutabara Abisirayeli bazaba bari Petera. Uko bagiye kumuhanurira ku bice 38 turageza ku murongo wa 12, hanyuma turaza kurenga tuvuge n'ahandi mbere y'uko twinjira mu kiganiro cy'uno munsi. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho riti, umuntu guhera ku murongo wa mbere: mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe kuri Gogi mu gihugu cya Magogi. Umwami w'Iroshi niyo yatanze Uburusiya bw'ubu ngubu, ni Mesheki niyo yatanze Mosiko y'ubu ngubu, ni Tubali niyo yatanze Siberi. Maze umuhanura uti, umva uko umwami w'Uwiteka avuga ngo dore ndakwibasiye yewe Gogi we mwami w'Iroshi, ni Mesheki, ni Tubali, nzagusubiza inyuma. Hari igihe wumva Imana ivuze ngo nzagusubiza inyuma ukagira ngo koko izamufata ikubitemo intuzi ikiziriko mu ijosi, cyangwa ikubite icyuma koko mu ifarashi muhindukize. N'uwo mujinya azagira no guhagarika umutima agasubira inyuma, akagasubira kurwana. Ngo nzagusubiza inyuma, nshyira indobo mu nzasaya zawe, maze nkuzanane n'ingabo zawe zose, amafarashi n'abayagenderaho bose bitwaje intwaro zishyitse, n'igitero kinini gifite ingabo nto n'intoya, ingabo nto n'ingabo nini, bose bambaye inkota. Ab'Ubuperesi, abo muri Etiyopiya. Wumvise ko agarutse kuri Etiyopiya yayindi bantuze, yayindi Daniyeli yavuze ngo abanya-Etiyopiya n'abanya-Libiya bazamushagara. Ab'Ubuperesi n'ayo muri Etiyopiya. Ibuperesi ni hehe? Ibuperesi ni hehe? Ibuperesi ni muri Irani. Bibiliya ni nziza cyane. Ab'Ubuperesi nabo muri Etiyopiya ni Puti bari kumwe nabo, bose bafite ingabo nini n'ingofero z'ibyuma, na Gomeri n'ingabo ze zose, n'ab'inzu ya Togarama. Ahangaha Gomeri na Togarama ni mu Bushinwa. N'ahahera h'ikasikasi n'ingabo ze zose, ndetse n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ube witeguye, n'ukuri witegure wowe n'ibitero byawe byose biguteraniyeho, kandi wabere umugaba. Iminsi myinshi nishira uzagendererwa. Mu myaka y'iherezo uzaza mu gihugu cyari cyaramazwe n'inkota, hanyuma kikagarurwa, kikababwamo n'ubwoko bwatoranijwe hamwe bavuye mu moko menshi, bakajya mu misozi y'Isirayeli yahoze ari amatongo, ariko bwazanywe buvanywe mu mahanga, kandi bazaba biraye bose uko bangana. Nawe uzazamuka uze umeze nk'umugaru, uzaba umeze nk'igicu gitwikira igihugu, wowe n'ingabo zawe zose n'amahanga menshi ari kumwe nawe. Ntabwo ndenga ahangaha, ahubwo ndajya ku bice 39 mbere ku murongo wa 11. ngo uwo munsi nzaha Gogi aho guhambwa ho mu Isirayeli, ikibaya cy'abagenzi kiraherekera iburasirazuba h'inyanja, bituma abagenzi batakihanyura. Aho niho bazahamba Gogi n'inteko ze zose, maze bahita ikibaya cya Hamoni Gogi. Ab'inzu y'Isirayeli bazamara amezi 7 bahamba kugira ngo batunganye igihugu. Reka ngarukirize aho ngaho. Imana ishimwe cyane. Ubuhanuzi bw'ukuntu intambara ya Armagedoni izagenda bwose burakusanyijwe, burahari. Twasomye mu Byahishuwe ibice 16 umurongo wa 12 kugeza kwa 16. Dusoma muri Daniyeli ibice 11 umurongo wa 40 kugeza ku murongo wa 45.
haravuga nyine ibya Gogi n'ingabo zimuteraniyeho, aba-Etiyopiya n'abanyalibiya bakamushagara, akamanuka akagera mu gihugu kirusha ibindi kuba cyiza aricyo cya Isirayeli, akabamba amahema, ariko ngo icyo gihe ntawe uzamuvuna, ngo aho ngaho niho azagwa. Turaza tugeze muri Yesaya, turebye inkuru zizaturuka iburasirazuba izo arizo. Yesaya ibice 63 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 ni inkuru zo kumva ikimanuka cyavuye mu ijuru ngo cyagiye gucungura abazaba ari i Petera, abazaba barahungiye i Bosira, kandi ngo kizabacungura cyakoze akantu gakomeye nk'uko mwabyumvise. Hanyuma azagira umujinya, uwo ni Gogi wa wundi uzaba wamaze gutsinda Antikristo mbere, Antikristo ibye byarangiye ndetse n'akarengane kahagaze. Azagira umujinya, azahindurwa nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri Ezekiyeli ibice 38 guhera ku murongo wa mbere kugeza kwa 12, tukongera tukarenga kuri Ezekiyeli ibice 39 umurongo wa 11. Azahindurwe n'ingabo ze zose zimuteraniyemo, abitogarama, abitogarama n'intuze ni abashinwa, ab'Ubuperesi, abanya-Etiyopiya bose bamuteraniyeho bose azaba amaze kubikirangire, kuko azaba amaze gutsinda Antikristo. Abazamuteraniye bose bazaza, ariko abazahabwa aho guhambwa mu kibaya giherereye aho abagenzi baca, aho bita Hamoni. Gogi byanditse mu byahishe muri Ezekiyeli ibice 39 guhera ku murongo wa 11. Iyo ntambara rero, iyo ntambara imeze gutyo ya Harimagedoni izinjiramo n'intambara ya Gogi na Magogi y'igice cya mbere y'imyaka igihumbi. Hari abatekereza yuko ari intambara izaza gitunguro. Twinjire muri predictive history nk'uko nababwiye. Wa mugabo w'umushinwa ndashaka kumubereka kugira ngo tutaza kugira wa mugabo w'umushinwa, kamubereke w'umuhanga cyane muri predictive history, kamubereke n'uyu nguyu. Uyu nguyu akaba yitwa Jiang Joaquin. N'uyu nguyu rwose, Jiang Joaquin. Hanyuma reka dukomeze tutaza kwivanga bikaba byinshi cyane ntimubashe kubifata neza. Avuga yuko uyu mugabo, iyi ntambara turi kubona yo muri Irani na Isirayeli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari intambara yateguwe kera hashize imyaka 200. Itegurirwa mu cyitwaga Ubwongereza cyangwa se Grande Bretagne y'icyo gihe. Hakaba hari umugeographe w'umuhanga cyane witwa Halford Mackinder, nawe ngiye kumubereka. Halford Mackinder ni uyu nguyu w'umwongereza wa kera. Halford Mackinder wavumbuye cyangwa se watekereje bwa mbere icyo bita la théorie du Heartland. Heart ni umutima, cyangwa se la théorie de, ubundi ni teori izwi cyane kuri théorie de Heartland, ariko mu gifaransa ubwo twakira kuri théorie du cœur continental, cyangwa se teori iyo mu mutima w'umugabane. Uyu mugabo witwa Halford Mackinder wari umugeographe wo mu Bwongereza, akaba yaratekereje iyi teori agira ngo yerekane tando d'Achille, cyangwa se imbogamizi ikomeye cyane, strategy cyangwa se strategy y'Abongereza yo gufata inyanja zose bakaba aribo bazikontorora yari ifite. Muri kiriya gihe Abongereza baricaye baratekereza kugira ngo tubashe kuba igihanganye ku isi yose, nuko tubasha gukontorora inyanja, nuko tubasha kugenzura inyanja.
baricara bakora amato akomeye cyane, bakora n'ingabo zirwanira mu mazi zikomeye cyane zibasha gutsinda ibihugu bibiri bya mbere bibakurikira biteraniye hamwe. Zari ingabo zikomeye cyane, kubera ko nyine pozisiyo ya Grande Bretagne ni pozisiyo nk'ikirwa, ni ikirwa kandi gifite abaturage bakeya, cyari gifite abaturage bakeya. Icyo gihe nyine bubatse flotte, bubaka flotte ikomeye cyane. Flotte n'ubwato ni amato menshi ari hamwe, flotte ikomeye cyane kugira ngo babashe gukontorora inyanja zose. Aravuga ati nitubashe gukontorora inyanja zose za Ocean zose, turaba tubasha gukontorora isi yose, turaba tubasha gukontorora ubucuruzi bw'isi yose. Ariko uno mugabo witwa Halford Mackinder aravuga ati nyamara hari icyo bita théorie du Heartland, ni ukuvuga ngo ni théorie du cœur continental, ni tando d'Achille, ni ikibazo gikomeye, ni imbogamizi ikomeye kuri iyi strategy yacu yo kwigarurira isi dukoresheje amato y'intambara akomeye duciye mu nyanja. Aravuga ati hari ibihugu bibiri bitatu bikomeye kandi bifashe ahantu hanini. Ibyo bihugu nta bindi ni icyahoze ari Uburusiya bwa kera cyangwa se irisesi, tuvuga irisesi, Ubushinwa ndetse na Iran. Ibyo bihugu ubwabyo byicaye ahantu hari ibyangombwa byose kandi ni hanini, kandi hanini hahagije ku buryo babashe kwishyira hamwe bagakorera hamwe, ubucuruzi bwacu bwo mu nyanja bwahita bwikubita hasi kuko ntibaba bagikeneye ibyacu ducuruza. Niyo bita teori ya Heartland. Heart ni umutima, théorie du cœur continental. Noneho akavuga ati Uburusiya ni igihugu kinini gishobora kuzana icyo bita matière première, ibikoreshwa by'ibanze bikoreshwa mu nganda, kikazana gaze, kikazana les ressources naturelles, ni ukuvuga ngo ni amabuye y'agaciro n'ibindi byose abantu bakenera, kikagira icyo bita profondeur stratégique, ni ukuvuga gifite ahantu hanini, cyicaye hanini cyane, hari kuri teritwari nini cyane, kandi noneho gifatanye n'iki n'Uburayi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Ati igihugu cyitwa Uburusiya ni kinini cyane, gifatanye n'Uburayi twendaga gucuruzamo ibintu byacu, kandi gifatanye n'Ubushinwa, kandi gifatanye na Iran, kandi gifite ubutaka bwera cyane, kandi gifite susoro iririshe irimo matière première, irimo ressources naturelles, ubutunzi kamere, imitungo kamere, kandi gifite gaze, kandi gifite na matière première. Ati none kikiyunga n'Ubushinwa bufite icyo bita puissance industrielle. Icyo gihe Ubushinwa bwari butaragira puissance industrielle, ariko uyu mugabo witwa Halford yari yabibonye ko ari menace ikomeye, ari imbaraga zikomeye, yabibonye kera. Nyuma haza kuza n'undi mugabo witwa Alain Peyrefite wanditse igitabo mu 1976 hari cyitwa ngo Quand Chine s'éveillera le monde entier va trembler, ngo igihe Ubushinwa buzakanguka isi yose izahinda umushyitsi. Icyo gihe Abashinwa barimo abatindi birirwa bakora mu mirima ya opium. Agiye mvuga ibintu nkibuka ibindi byinshi cyane, birirwa bakora mu mirima ya opium. Ejo bundi babaje Jacques Attali baramubazaga ku bijyanye n'iyi ntuze ya TikTok. Cyakora cyo dufite ibibazo bikomeye cyane. Ni nayo mpamvu nk'aba bana kugira ngo bakore indi predictive history, bakora ntuze predictive history imeze gutya, reka nyibereke. Aho kugira ngo bakore indi predictive history, bakora predictive history imeze gutya. Iyi ni ishusho yabaye genere na intelligence artificielle. Iyi niyo predictive history abana bacu bari capable yo gukora n'iyi ngiyi.
ubwo murabona icyo isobanura? Nta kindi gihe nta komantere ishyiraho. Iyi niyo predictive history abana bacu kubera ko batigeze biga histoire bashobora gukora ni iyi ngiyi itegereze, nta kindi nongera. Hanyuma Jacques Attali baramubaza bati, Jacques Attali ni umuhanga w'umu-economiste wabaye umukonseye w'abaperezida wa Patanu w'Ubufaransa, ni nabo bashyiraho. Baramubaza ariko Jacques Attali, iyo ureba abana bacu birirwa kuri TikTok, bakaba barara kuri TikTok, bakaba batakiga, ukaba usigaye ubaza umwana atese urumva nukuri uzakora iki? Aho kugira ngo avuge ati nzaba umumedecin cyangwa se nzaba umu-engineer cyangwa se nzaba umu-economiste cyangwa nzaba umu-mathematicien, ahubwo ati nzaba umu-tiktoker cyangwa nzaba umu-youtuber. Ibintu bivuga iki Jacques Attali? Aravuga ati kuko TikTok yashingiwe mu Bushinwa, ariko ishinzwe mu Bushinwa babwira abashinwa ati nta mwana w'umushinwa uzajya kuri TikTok kwidehanshisa, kwikaraga, gushinyika, kubyina, muzajye muza mufite utuntu tw'ubwenge, tekinoloji, mwereka abandi. TikTok yo mu Bushinwa ni educatif, umuntu ajya yagiye kwiga. Atahandi barabarekura byose. Ubu ngaho Abanyafurika uretse gumirirwa bakina amakomedi, baragira ibintu buri wese akora ibyo abonye, abana baratwawe nta bitekerezo bakigira. Urumva? Ni Burayi nayo nuko, no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko. Baje Jacques Attali avuga ati ndatekereza yuko Abashinwa ari kutwishyura ibyo twabakoreye muri 1950 ubwo twajyaga iwabo tukahatera tukajyana ivanjiri na opium ni urumogi, tukajyana ivanjiri yo kubigisha, tukabashyira n'urumogi, tukagenda tugatera imirima y'urumogi, tukajya tuyibahingishamo, tukayibarindisha, bakajya bayiba, bakagenda bakazenzega. Ariko igihe cyarageze, wa mugani wa Peyrefite, barakanguka Abashinwa, isi yose iratarambura ihinda umushyitsi. Inganda hano barazivida, ahari inganda bahashyira amaparitema, bakatamwa amaparitema, bajyana amamashini mu Bushinwa, bashinga inganda mu Bushinwa kuko ariho hari mendevure y'abantu idahenda kandi bazi gukora neza ibintu. Ati Ubushinwa nibwiyongera ku Burusiya, Ubushinwa buzazana icyo bita puissance. Uwo ni ntuze ni Jiang, wa muprofeseri nababwira uri gukora ntuze, uri guhuza ibyo wa mugabo yari yaravuze kera, wa mugabo Hariford wa mugeografi w'umubritanike, Hariford Mackinder yari yaravuze ati rwose bari abantu nibihuriza hamwe, biriya bihugu bitatu nibyihuriza hamwe, muzamenye ko strategy yanyu yikubise hasi. Ariko ubu ngubu uyu mugabo yari gukora predictive history areba nyine icyo Ubushinwa bwazanye muri iyi coalition y'Uburusiya na Iran na Chine. Ati Ubushinwa bwazanye icyo bita puissance industrielle. Ubu ngubu Ubushinwa bushobora guproduiza inshuro 5 ibirengeje ibiproduizwa ku isi yose. Puissance industrielle, bwagize icyo bita tekinoloji, bugira icyo bita marché y'abakonsomateri, abaryi bo mu Bushinwa bagera kuri 1,400,000. Ati hazamo Iran ikaba ifite contrôle géographique yo muri Moyen-Orient, ifite Détroit d'Ormuz, ifite les routes commerciales zo muri Aziya na Europe zose Iran irazikontrola. Ati abantu nimara kwishyira hamwe, ati muzamenye ko urwanya urukaswe na ya strategy yanyu ikaswe. Guhera kera kose barwanye na ba Napoleon, bari kurwana n'iyo strategy, bari kurwana niwo mwanzi uzava mu Barusiya n'Abashinwa n'Abanya-Iran, barwana n'Uburusiya bwa mbere, ndetse baza kubucamo kabiri bakoresheje za strategy zabo. Uburusiya butakaza irisesi yikubita hasi irashwanyuka, hasigara Uburusiya. Ariko n'ubu ngubu baracyarwana, ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zikagotesha Iran ibigo bya gisirikare cyangwa se base militaire zigera muri 42 kugira ngo batere ubwoba ko kuba bakwifatanya n'ibindi bihugu, ariko byaranze. Le grand cauchemar ikomeye cyane bari baratinye ubu ngubu bagezeho. Ubushinwa, Uburusiya ndetse na Iran n'ibindi bihugu byinjiye muri BRIC ni Brazil, Russia, India, China, South Africa, byose byakoze bloke
ikomeye ikomeye. ubu noneho ikintu gitangaje, Irani peteroli yo muri Shini irayireka igatambuka, iyo mu Burusiya ishobora, uretse ko mu Burusiya batayikeneye, ibihugu bibiri inshuti yabo bashobora kubareka bagatambuka, ndetse bakavuga ati kandi mugure peteroli ntimuyigure mu ntuze, ntimuyigure mu idolari nk'uko kera bajyaga bayigura mu idolari. Dukomeze. Ni ibintu bikomeye cyane ibintu biri kuba. Uyu mugabo rero wakoze predictive history yari yaravuze ati buriya Donald Trump ntimumureba azagaruka ku ngoma kandi azatorwa, nubwo mubona ameze kuri azatorwa, kandi ntabwo yababeshye se ko atazatera muri Iran, azayitera rwose. Kandi se nugira ngo nayitera bizagenda biti? Nayitera azatsindwa. Kandi koko Donald Trump, leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gutsindwa. Icyerekana ko zamaze gutsindwa nta kindi, ni inkuru ziri gucicikana kuri social media. Ubu icyitwaga Israeli cyamaze ku ibihugu, imijyi imwe yamaze kuba umuyonga, inkuru ziri gucicikana zitandukanye. Ikindi, Donald Trump araza uno munsi akavuga ati Iran yasabye yuko duhagarika, yasabye cessez-le-feu, yasabye ku negotiation guhagarika imirwano. Hanyuma Iran igahita ijya kumugaragara ati no witubeshyira, wikutubeshyira, twebwe ntabwo dushaka guhagarika imirwano, turashaka kurangiza iyi ntambara neza, tuyirangize neza. Ibyo guhagarika imirwano ntabyo ntitubirimo twebwe, wijya kutubeshyira. Ubwo ikiri kuba n'ikihe, mu buryo bworoshye bwo kubyumva, ikiri kuba ni iki ngiki. Ikiri kuba ni kwa kundi ukubita umuntu hasi, wamara kumwicara hejuru utangiye kumuniga, akavugira hasi avuga ati nimumvane hejuru ntamwica. Nibyo Donald Trump ari kuvuga ati nimumvane hejuru, ntuzi iyi Iran ntayica. kandi koko hari afite ntuze, afite n'abasazi, wajya kubona ukabona akanze kuri buto nyine agatera bombe à hydrogène cyangwa se bombe nucléaire akajugunya hariya muri Iran. Ati ntimurebe bya nabwe mumvane hejuru. Ati none dore bibaye, ariko ibyakurikiraho nuko n'Uburayi, nuko na iriya Moyen-Orient yaba itakibayemo, byose byakwikubita hasi. Ni ukuvuga ngo ni ya option Samsung nk'uko nababwiye. Tugeze mu bihe bikomeye. Nari nzi ko ndeka ndebe hari umuntu nashaka kubereka mu gusoza. N'uyu nguyu witwa Maneshe Mumanderi Chinerised. Uyu niwe murabe wahanuriye ntuze Netanyahu ko azaba minisitiri. Yamuhanuriye bahuriye muri Nations Unies. Icyo gihe Netanyahu yari minisitiri, yari ntuze, yari ambasaderi wa Israel muri Nations Unies. Amuhanurira bahuriye muri Nations Unies, amubwira yuko azaba minisitiri w'intebe kandi ari we uzahereza le flambeau inkoni y'ubutware Mesiya, ari we Antikristo. Ariko murebe ukuntu abantu baba bafite ibintu by'imitsindo byuzuye. Yikoreye tarite yabo, akikorera na ka kandi ryabuye, harya ibuye baryita gute by'abayisilamu bajya kuzenguruka Imaka, naryo yarayikoreye. Ikintu cyo imbaraga zose baba baziteranirije. Reka ndebe ko ngwa ahantu ari kumuhanurira ngo mwumve ibyo yamuhanuriye. Ndebe ko mpagwa kugira ngo mwumve ibyo yamuhanuriye. Il y a une interaction célèbre, je trouvais ça sur YouTube récemment. Un célèbre rabbin nommé le rabbin Minaka Mendel Schneerson, qui est en fait considéré par de nombreux juifs idiques comme le Messie. Mais lorsque Netanyahou était ambassadeur à l'ONU, il a rencontré ce rabbin et le rabbin lui a parlé en hébreu. Et le rabbin lui a dit, vous savez, il ne reste que quelques heures dans la journée. Quelques heures dans la journée, cela signifie que ce jour-là, vous savez, ce 6e jour, vous savez, c'est comme si c'était l'heure de l'Ofser, n'est-ce pas? Donc la journée commence à même. Donc arrive, c'est le 7e jour, n'est-ce pas? Et c'est considéré comme une sorte de le monde à venir et la fin du monde tel que nous le connaissons. Il a donc dit à Netanyahou, que faites-vous pour préparer le monde? Que faites-vous pour amener le Messie?
parce qu'il ne reste que quelques heures. Ce qui est très intéressant, vous savez, c'est leur croyance que le Messie viendra avant le 7e jour, avant l'an 6000. Okay. Bo ntabwo iyi ngiyi si yo neza neza, ariko nyine na hariya ni hariya yari ari kumuhanurira, kereka ninza kwavaho ndanga kujya gushakisha ngo bize ko birebire, ariko yaramubwiye ngo ubwo buhanuzi nabwumvise, aramubwira ati uzaba nuva aha ngaha ku ambasaderi wa Israel muri Nations Unies, uzaba minisitiri w'intebe, kandi ni wowe ugomba kuzahereza inkoni y'ubutware Mesiya uzaza. Ati rero ndabona ntacyo uri gukora, kandi ari we Imana yashyizeho kugira ngo yahanuriye yemeye yashyizeho kugira ngo uzahe inkoni y'ubutware Mesiya w'Abayahudi, ari we Antikristo. Ati ibyo uri gukora ntabwo bihagije, ibyo yagombaga gukora nyine kugira ngo inkoni y'ubutware ayihereze Antikristo ni izi ntambara arimo, kuko Netanyahu yabaye premier ministre. Ibyo ari gukora ubu ngubu ni ibi ngibi nyine byo kuzana Mesiya ugomba kuza, ari we Mesiya w'Abayahudi. Uyu murabe rero ni umurabe ukomeye cyane w'umurubavici, yashinze umuryango witwa Shabad Rubavici, ukaba urupfu rwe rw'uyu murabe Mendel Schneerson umunsi yapfuyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanzeho konji, bayita konji ya education, ihoraho ni konji ya education. Ni umurabe ufite imbaraga zo mu bwami bw'umwijima zikomeye cyane. Niyo hano rero ntuze uyu Netanyahu ko ari uzahereza inkoni y'ubushumba cyangwa se inkoni y'ubutware Mesiya uzaba ari uwabo. Akavuga yuko uyu mugabo ari kuvuga ngo yaramubwiye ngo hasigaye amasaha makeya kugira ngo umunsi urangire, kandi Mesiya wacu ntagomba kurenza uno munsi wa gatandatu ataje. Umunsi wa gatandatu yari ari kuvuga ni umwaka, ni ikinyejana, ni ikinyagihumbi cya gatandatu, ntabwo agomba kurenga umwaka wa bitandatu ataje. Ati hasigaye amasaha make, urakuri gukora iki ngo wihutishe gahunda uwo Mesiyazi? Nagira ngo mbabwire ko tugiye kwinjira, twamaze kwinjira deja mu mwaka wa karindwi. Iyo ubaze muri ibi by'Abayisiraheli twamaze kwinjira mu mwaka wa karindwi, kandi ni umwaka nyine bagomba kuzanamo uyu nguyu Mesiya wabo, ariwe Mesiya uzaza kubaha ubutware bwo kuyobora isi yose. Uyu murabe witwa Mendeli ni nawe washyizeho ya mategeko 7 y'abahungu ba Nowa, avuga ati abantu b'abagoyimu batari Abayahudi bagomba kuyoborwa n'aya mategeko 7, amategeko akomeye cyane. Ati Abayahudi bakayoborwa n'amategeko 10 kuko ari ishyanga ry'abatambyi, kandi ikaba rizayobora isi. Ntabwo nzi uko tusoje kino kiganiro, ariko hari ibitabo mwagombye gusoma. Iki gitabo cyitwa Geopolitique de la Bible. Iyo usomye Geopolitique de la Bible ugasoma ukumva na geopolitique y'isi yose, usobanukirwaho isi iri kwerekeza. Nagira ngo babwire ngo turi mu rugendo rwo kuzana Mesiya w'Abayahudi, nibyo bita Messianisme juif. Ibintu byose niho byerekeza, aho bose bagiye babandoctrine, abayo baje ku butegetsi bose bagiye babandoctrine muri urugendo rwo kuzana Mesiya w'Abayahudi, bose niho bari gukorera berekeza. Bikaba rero bitangaje cyane kubona hari abantu bisinziriye. Nongere ngaruke kuri cya kintu cy'inzara, natangiye mvuga ibintu biri seke. Inzara igiye gutera, kandi ntabwo ari ibintu by'ubuhanuzi bundi, ni predictive history. Ibintu biri kuba bigiye guteza inzara ikomeye. Ubutaka bwacu twari twaramaze kumenyereza amafumbire mvaruganda, duhinga ibintu byose twashyizemo amafumbire mvaruganda. Inzara igiye gutera ikomeye cyane, kandi yateguwe neza kugira ngo izamare imyaka 7 izapfukamisha abantu benshi cyane. Niyo mpamvu mbaha solution. Iyi solution muyijyane, nimushaka mugeze kuri Minisitiri w'Ubuhinzi, ahari hose haba mu Rwanda haba i Burundi, mubabwire ngo ibintu ni bibiri murahitamo: kurisha abantu amabyi cyangwa se kubarisha abana babo. Kubarisha amabyi ntabwo ari ukubabwira ngo iki ngo nimutamire amabyi, ni ukuyakoramo
mugahindura ifumbire yavaga mu bantu igahindura ifumbire, ikaba ifumbire yo gufumbira imirima abantu bagahinga, kandi mugasubira ku mbuto zanyu za kera za gakondo, mugahinga isogi, isogereza n'imbogeri, mugahinga ibijumba, mugahinga imyumbati, mugahinga ibirayi, utuntu nk'utwo ngutwo, ibihingwa ngandurarugo, kuko n'ubundi ibihingwa ngengabukungu ntacyo bizaba bikimaze, na peteroli yo kubyikorera ntayizongera kuboneka vuba, ntabwo izongera kuboneka neza. Ibihingwa ngandurarugo abantu bajyaga bahinga bakarya bagahaga, niba mudashaka ko abantu barya abana babo, nongere mbisubiremo, mu nzara hakiri uweruye n'uworoye, niko bavuga mu Kinyarwanda. Hanyuma rero amateka ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu umunyarwanda yavuze ngo utazi iyo ava ntamenye iyo ajya. Icyo bita predictive history ugomba kugikora ari uko uzi amateka. Abana babujijwe kwiga amateka, mushaka ibitabo by'amateka, musome amateka y'ukuri, kandi mubashe gufunguka amaso muri bantu twerekera. Ejo batazagushyira imbere y'abantu ukajya uvuga ibintu bidafite 12, kubera yuko utigeze ufata igihe cyo kwanariza ngo ugire ubwenge bwo gucukumbura ibintu ngo bisobanukirwe. Ni kuvuga gutyo gusa, ariko Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Nongere mbabwire ngo nimukomere, turi ku rugamba.